Rukizangabo Shami Official TV. Mwiriwe neza nanone abakurikiye Rukizangabo Shami Official, ndabasuza cyane kandi ndabatashya mbifuriza guhaha mu karonka. Uyu munsi rero tugarutse imbere ya za kamera zacu na mikoro kubera urubanza rwa Bishop Sam Mugisha Mugiraneza. Urubanza rwongeye gusubikwa uyu munsi tariki 16 z'ukwezi kwa karindwi uyu mwaka. Urubanza rero rukaba rwarasubitswe nanone, rukaba rwarashyizwe uyu munsi. Impamvu yo gusubikwa akaba ari uko hari habonetse ibindi bimenyetso bishya kandi bikaboneka bitunguranye. Hanyuma abunganira Sam Mugisha Mugiraneza bakavuga bati ibi bintu biradutunguye, byanze kujyamo, ntabwo byagiyemo ku gihe neza, ntabwo twabonye umwanya wo kubisoma ngo tubinonosore. Bati urubanza turifuza ko rwaba rusubitswe, ariko igitangaje ibyabaye icyo gihe ni nabyo byongeye kuba uyu munsi. Muti byagenze bite rero? Icyo gihe hategerejwe ko, kandi bwibuke neza ko ibi bintu byabayeho ndetse no ku ntangiriro z'uru rubanza. Uru rubanza kugira ngo hajye kujyaho ibirego muri sisiteme, mu ntangiriro zarwo hashize amezi ngira ngo agera muri 3, 4 gutyo, hategerejwe ko ibimenyetso bijya muri sisiteme birabura. Biza kugera n'aho abacamanza basaba urwego rwitwa RIB, baravuga bati ibi bimenyetso nibiba bitarajya muri sisiteme nta kindi twakora, urubanza turaruhagarika. Hanyuma RIB yaje gushyiramo ibirego rero, hanyuma urubanza rutangira rutyo. Uyu munsi rero nibwo uyu munsi ku rukiko rwa Muhoza hari abantu benshi muri iyo sare, yarimo abantu benshi, barimo abaturage basanzwe, abakristo b'itorero Anglikani cyane cyane diyosezi ya Shyira, n'abandi b'inshuti za Sam Mugisha Mugiraneza bari bahari. Sare yari yuzuye ndetse no hanze, ariko ibyavuyemo ni uko abantu bavuyemo bijujuta bavuga bati ibi bintu ntibisanzwe. Byagenze bite rero? Ni uko hasuzumwaga icyo gihe, urukiko rwari rwategetse uburanira Sam Mugisha Mugiraneza kujya asura umukiriya we, hanyuma kandi bagasoma neza dosiye ku buryo urubanza ruzaba uyu munsi rukamera neza. Ni nako babigenje, basuzuma na sisiteme bareba niba nta bimenyetso bishya birimo, bakabona ntabyo. Ariko noneho ejo nijoro nibwo babonye ibyo bimenyetso bindi bigendanye na payroll z'umugore wa Sam Mugisha Mugiraneza. Harimo ibindi birego bavuga bati yahabwaga umushahara munini, yahabwaga umushahara uremereye, bivuga ko nabyo byari ibyo kwigwaho. Nguko rero uko byagenze. Hanyuma urubanza, abavoka, abaroya ba Sam Mugisha Mugiraneza baravuga bati se ko twarebaga sisiteme, ko twaganiraga n'umukiriya wacu, kugeza ubwo urubanza rwari rusigaje ngira ngo amasaha make kugira ngo ruburanwe, ariko hakaba habonetse ibindi bimenyetso, biragenda bite? Barongera barasaba, baravuga bati ibi ngibi nabyo tugomba kubyigaho kugira ngo tuzarebe ukuntu tubyikiranamo. Abantu rero bakaba bakomeje kwibaza ku by'uru rubanza. Ibikomeje kwibazwaho ni uko ubushinjacyaha bukomeza gushyiramo ibintu bishya kandi bitinze. Kubera iki ubushinjacyaha bushyiramo ibimenyetso bitinze ku buryo bigora abaroya ba Sam Mugisha Mugiraneza kureba ibyo bintu? Bakavuga bati ibi se ko bidutunguye turabigenza dute? Abantu bakavuga bati ese aha ngaha ntihaba harimo akagambane? Ndamubyumvishirize, ibyo ni ibivugwa n'abantu, ariko nanone kubazi kureba iby'ubucamanza, iby'inkiko, bakavuga bati koko ibintu ntabwo byumvikana. Ikindi kandi dutangira kureba iby'uru rubanza, twaribazaga ngo ninde urega Sam Mugisha Mugiraneza? Impamvu tubyibaza ni uko umuntu witwa Charles Nakabaragasa
niwe wigeze kwandika bandikira Archbishop bakopiya RGB, hanyuma Archbishop Mbanda nawe aza kubasubiza avuga ko azakurikira iby'icyo kibazo, hanyuma Sam Mugisha Mugiraneza aza guhagarikwa anashyirwa mu rukiko aranafungwa. Ibintu abantu bavugaga bati se ibi bintu niba bariya ba Cidikoni uko ari babiri niba bararegaga Sam Mugisha Mugiraneza bakajyana kwa Mbanda bakanakopiya RGB, kubera iki urebwa n'ikibazo we atigeraga amenyeshwa, abantu bakahashyira akabazo bakavuga bati ibi nabyo ntibyumvikana. Hanyuma urega Sam Mugisha Mugiraneza impamvu ari byo kwibazwaho, Archbishop Mbanda nawe yigeze kuvuga ati ibyo bintu byabazwa RGB, byabazwa urwego rw'igihugu rw'imiyoborere, ariko RGB ejo bundi nayo yagize icya ivuga ko itari umuburanyi mu rubanza, kandi Mbanda we yaravuze ko RGB yabigiyemo. Abantu bakibaza bati aka ni agatereranzamba. Yaba Archbishop Mbanda aravuga ko ibyo bitamureba, ari umwanzuro wafashwe n'urwego rw'igihugu rw'imiyoborere. None urwego rw'igihugu rw'imiyoborere nk'uko ndibuze kubibasubiriramo tuze ko bireba haruguru, narwo rwabyigurutse ruravuga ruti reka reka reka, ibyo ngibyo ni ibyabo. Ibi bintu birasiha iki? Ibi bintu birashinjwa nde? Ese gufungwa kwa Sam Mugisha Mugiraneza nk'uko za X zakomeje kubisobanura, aho ntihaba harimo mu nyumvishirize, haba hariho byaba ari bya bindi by'inzovu zakubitaniye ahantu mu bwatsi, akaba izo nzovu ebyiri akaba ari Sam Mugisha Mugiraneza Bishop Dr, akaba hari ibyo atumvikanyeho na Archbishop Mbanda nk'uko twakomeje kubigarukaho, kandi nk'uko ibihamya biri mu mpapuro byagiye bigaragara. Murabizi ko Bishop Alex Birindabagabo yaranditse aravuga ati ibi bintu niba ari byo Sam Mugisha Mugiraneza koko ashinjwa, twese twashinjwa kubera ko twese turabikora. Icyo ni icya mbere. Icya kabiri cyayobeye abantu ni uko hari impapuro zagaragaye zirimo amadeni yafashwe n'umugore wa Archbishop Mbanda, zirimo amadolari 12,000 yafashwe ntagaruzwe, zirimo impapuro zamusabaga kugira ngo bagure ya hoteli yo mu Kidaho. Undi akavuga ati nta mpamvu yo kugura hoteli kandi dufite ubutaka dushobora no kwiyubakira. Zirimo ibyabaga konsome cyangwa se inama zashoboraga kubera kuri diyosezi ya Shyira, kubera ko yari ifite uburenganzira n'ubushobozi bwo kuzakira, ariko bikarenga zikajya mu Kidaho. Ibyo byose rero bikaba byaraje, bikaba abantu bakaba bahamya ko ari byo bibazo byaje muri iriya dosiye, hanyuma umuntu agafungisha undi. Umuntu wafungishije ninde? Bakavuga bati Archbishop Mbanda ashobora kuba ari inyuma y'ifungwa rya Sam Mugisha Mugiraneza. Abantu barabivuga, abatangabuhamya banyuze kuri Rukizangabo Shami Official babitangamo ubuhamya, bari no mu buyobozi bwa Anglican Church, bafite titire z'ubuyobozi. Abaturage basanzwe, ndavuga abarayiki basanzwe, nabo bakabivuga. Yewe hakaba n'ibihwihwiswa ku mihanda, hakaba na X zanditswe na wa muntu ndigeze kubabwira, n'ubu ngubu nabahaye linki ze, ngira ngo mwaramubonye, aho yanditse byinshi avuga n'amazina aremereye ari muri guverinoma y'u Rwanda ashobora kuba ari inyuma y'iyo dosiye. Ibyo rero byose byabayeho. Ubushinjacyaha rero bwagize gutya bushyiramo ibindi bimenyetso tariki 16 z'ukwa gatandatu nimugoroba, tariki 18 saa 3 ari ukuburana. Aha rero abantu bakaba barakozeho riraka, baravuga bati se mu gihe kitageze umunsi umwe turaba dusomye ibi bintu bishya, tubishakiye ibimenyetso, tubonye uko turebye ukuntu twabyisobanuraho. Nabyo rero abavoka
babwiye ubucamanza, ubwo ndavuga ibyabaye uyu munsi, abavoka babwiye ubucamanza ko icyo cyari ikirego gishya kandi muri odite kitaravuzwemo. Nigeze kubabwira ko hakozwe odite hariya, odite nayo ikaba yarabaye agatereranzamba ka nyina wa nzamba. Iki cyaha rero ntikigeze kivugwa muri odite, ariko cyagaragaye, cya kindi nababwiye cy'umudamu wa Bishop Mugisha Mugiraneza, bivugwa ko yahembwaga amafaranga menshi. Abavoka kandi bavuze ko odite yashyizwe muri sisitemu yari yanditseho ngo forensic audit final reviewed. Ako kajambo reviewed mu gaceho akarongo, iyashyizwe muri sisitemu yanditse ngo forensic audit final reviewed, bakibaza ngo yabaye reviewed nande? Ninde wasubiyemo iriya audit? Ninde wayikoreye touch? Kuko baravuga ngo barayirivayizinze. Ninde wayirivayizinze? Ese ikintu iyo kirivayizinze kiba kiri authentique, kiba kiri original? Abantu baribaza akangaka abavoka ba Bishop Sam Mugisha Mugiraneza bakibajijeho, bakibibona rero ngo basabye RGB ko yabaha original copy, urumva, ya audit, kuko aribo bayisabye. RGB ibasubiza ko atari ababuranyi mu rubanza rwa Mugisha, kuko ntayo batanga. Bya bindi nigeze kubabwira. Ubundi Archbishop nawe yaravugaga ati RGB muzayibaze, niyo idushinzwe, niyo rwego rw'imiyoborere, niyo ishinzwe iyi miryango y'abogeza cyangwa se y'ivugabutumwa, kuko nabo bari mu nshingano zayo. Akavuga ati muzagende mubabaze. Ariko nanone nabo bagize batya, baravuga bati reka, ntabwo turi ababuranyi mu rubanza rwa Mugisha, kandi iyo audit ntayo twatanga. Ibi ngibi rero byari byabajijwe by'aba baburanyi. Abavoka ba Sam Mugisha basabye RGB ko yabaha original copy ya audit. Ba avoka kandi ikindi bavuze nuko terms of reference zatanzwe na RGB ariyo yasabye audit, atarizo zikurikijwe mu gusinya contract yasinywe na Bishop Ahimana Auguste, ngo hari ibyo bongeyemo. Urumva ibyasabwe ntabwo ari byo byakozwe, ahubwo hongewe n'ibindi. Urumva ko yakorewe taci wa mugani koko. Ikindi ngo RGB yari yasabye Mugisha ko aguma hafi mu gihe harimo gukorwa audit, ariko igitangaje nta ruhare na rumwe uyu mugabo Bishop Sam Mugisha Mugiraneza yagizemo, kuko ngo niri muri system hari ibyo yabonyemo ngo biramutungura, kandi bifite proof zabyo. Nta draft, nta original, nta management letter, nta na kimwe kigaragara. Aha hantu rero uru rubanza rubaye agatereranzamba mu kabyarana. Niba abantu dukeka ko bashobora kudukura mu mwijima w'isi cyangwa se wa Satani nk'uko babyemera, niba abantu bigaragara ko ari Imana yatumye kugira ngo bakure urujijo n'umwijima ku bantu, aribo bari biba urujijo, byaba ari igitangaza. Nkunze kubabwira ko itorero Anglikani rigiye kumara imyaka 100, ngira ngo riramara imyaka 100 muri uku kwezi kwa munani cyangwa kwa cyenda, mu mbabarire niba ndiwe nibeshye, ariko naho ngaho. Niba rimaze imyaka 100 hakibonekamo uruntu nkuru, hakibonekamo bari bakoze ikintu gitangaje gikomeye cyo kwitandukanya na Anglican Church of England, ngira ngo, cyangwa se y'Ubwongereza, kuko yari yagaragaje ko yo yemera gushyingira abagabo n'abagore. Abantu bari bavuze bati tukutendereze Yesu. Abantu bari bavuze bati
rwose ibi bintu Anglican Church of Rwanda ikoze ni ibintu bikomeye cyane, bakomye amashyi. Ariko none dore vuruguvurugu irimo. Njye nigeze kubabwira ubwo narindi kuri iyi cano, nanone ndavuga ngo harimo ibintu bibiri. Birashoboka ko Archbishop Mbanda azanye amahindura y'abantu bari barigize ibyigenge mu madiyosezi, y'abantu bari barigize ba king, bari barigize utumana mu madiyosezi, akaba azanye ivugurura ryo kugira ngo abo bantu bajye ku murongo, bamenye ko bakwiye kubazwa ibyo bakora. Icyo ni kimwe. Akaba wenda ari imihini mishya irimo gutera amabavu, bitihise akaba arimo kubikora nabi, nawe aba arimo gukora amakosa, nk'uko turimo kubibona abantu babivuga, bakavuga bati nawe si shyashya. Hari umunyamakuru wigeze kumubaza bati ariko umutera abantu ubwoba, ati icyo sinari nyizi, ariko icyo nzi nanjye numvise kiba kuri iyi mihanda, cyane cyane kiri mu bakristo ba Anglican Church, cyane cyane mu buyobozi, bavuga ko uriya mugabo atavugirwamo. Nibyo, ni karagita y'ubuyobozi ku ruhande rumwe, ariko ku rundi nanone iyo bikabije biba bibaye ibindi. Ikibazo kiba kibaye management y'ibyo bintu. Ariko rero niba ayo mavugururwa arimo gukorwa nabi, akaba arimo kugwa ku bantu bamwe, andi ntabagweho, Sam Mugisha akaba arimo kuregwa kuba wenda urugero nk'uko bamureze ngo aragira mu mirima ngo ya diyosezi, bigahorwa umuntu umwe, kandi na Archbishop nawe yarabikoraga, we bikaba bitaramubayeho. Ni gute iryo vugururwa ryaba ririmo kureba umuntu umwe wenyine? Niba ari ivugururwa rije muri Anglican Church, nirirebe buri muntu uwo ari we wese hadatoranijwemo umwe, kugira ngo ubu ngubu tube tuvuga izi nkuru z'abari muri gereza cyangwa se abatotezwa. Nshuti bakunzi bacu, hari twinshi, hari byinshi muri Anglican Church. Hari abatangiye kutwegera bavuga bati nyamuna iyi myenda ya za diyosezi idashira, ku buryo za diyosezi zirimo kugurisha imitungo yazo, abantu basa n'abasahura, bavuga bati ibi bintu ntibyumvikana, kugira ngo tuzakora inkuru nyinshi ahangaha, kubera ko erega hari icyo abanyetorero bibeshyaho. Aba baturage ni abarayiki banyu, ni abayoboke banyu, ariko mujye mumenya ko ari Abanyarwanda. Abanyarwanda ngira ngo ni nayo mpamvu RGB bizamo, nuko izi ntama zanyu nk'uko mubivuga atari intama nk'uko mubivuga, ku buryo zishobora guhura n'abashumba babi, hanyuma ngo ubuyobozi bwa leta inzego za leta zirebere. Ni ngombwa ko inzego za leta zigomba kubizamo, niko bimeze. Nubwo muri Anglican Church nk'uko abantu babivuga, Anglican Church yakagombye kuba ari urwego rwihagije, rufite inzego nkemurampaka, ku buryo kugira ngo bigere muri leta byakagombye kuba ari ibintu koko bigaragara ko ari ibintu byananiranye. Ariko iyi dosiye ya Sam Mugisha Mugiraneza, icyakomeje kugaragara nuko hari inzego zirengagijwe, gutaruka inzego. Ikindi kibazo cye kikaba cyarasobanuwe nyuma. Mwibuke ko vuba ahangaha aribwo inteko y'ababishop aribwo yateraniye kuri Muhazi ikajya gusobanura ikibazo cye, ariko yabagiye kugisobanura ari uko cyageze mu itangazamakuru. Aho Sam Mugisha Mugiraneza ntiyaba yarageze muri gereza, n'ababishop bagenzi be batabyumva kimwe, cyangwa se bataramenya uko byagenze. Ni nabwo kandi twabonye umwiherero w'abapasiteri ubera i Shyogwe, umwiherero utaravuzweho rumwe, kuko ndibuka ko uhagarariye diyosezi ya Shyira yavuze ati ntimwashyira hejuru amaboko tugatendereza tukashima Imana ko nta kibazo kiri muri diyosezi ya Shyira. Abantu baravuga batari kugura, uravuga iki koko? Uravuga iki? Turi mu kangaratete, Sam Mugisha arafunze, none ngo tubirenzeho uruho rw'amazi tuvuge ko nta kibazo kiriho koko? Abantu bamwe baravuga bati ibi bintu ntabwo byumvikana. Ikindi cyagaragaye nuko buriya Archbishop ni umukuru mu bangana,
ni umukuru mu bareshya, yagombaga kugira umusanzu ukomeye kuba hafi ya Dr Sam Mugisha, ariko muri izo manza zose byagaragaye ko atahagaragara. Abantu bakavuga bati se ibi ngibi byo ni shyashya, si ngombwa ko haboneka, nta nubwo ari itegeko, ariko buriya niba uri umuyobozi w'umuntu akagwa mu majune nk'ariya, burya uba ukwiye kuhagaragara nibura ukavuga uti abantu bakabona ko umushyigikiye. Ariko ibyo ngibyo ni byo abantu bivugira, ni santima z'abantu. Birashoboka ko umuntu atagira ahantu kandi ari kumwe n'umuntu. Reka tubisokoreze iyo byogoshe. Hanyuma Bishop Mugisha uyu munsi kandi n'abaroya be, ni ukuvuga abamuburanira, basabye urukiko ko batumizaho Charles Kubwayo na Kabaragasa Jean Baptiste, bakazaza mu rukiko bakagira ibyo babazwa cyangwa se bagasobanurira urukiko. Aba bagabo mbibutse ko bavuzwe cyane, baravuzwe cyane muri iyi dosiye, baravuzwe cyane kubera ko nibo bagabo babiri bahagurutse bandikira Archbishop barega Sam Mugisha Mugiraneza, bavuga bati ibikorerwa ahangaha ntimubizi ni bibi cyane. Baramwandikira bakopiya RGB, ni naho ibintu byahagurutse, ni naho byavuye. Ariko nanone abazi amakuru yashyira bakamenya ko, bakavuga ko aba bagabo bari barayigize akarima kabo, kubera ko aribo bagabo bavuga ngo ntibigiye ibyo bayobora, kuko harimo n'utarangije ngo amashuri ya primaire. Niko twabibonye, niko abantu babitangaho ubuhamya. Icyo ni icya mbere. Icya kabiri, abo bagabo tuvuga ngo harimo abatari barabyigiye, hari umwe wigeze kuyobora ubucidikoni bune. Unbelievable! Ibi bintu ntabwo byumvikana. Hanyuma Sam Mugisha Mugiraneza araza aza kuringaniza ibyo. Aringanije ibyo ngibyo, urumva kugira ngo umuntu akwake ubwo bwatsi bwose ugomba kugira icyo bita amanunguniko, baranungunika, niko babivuga. Ikindi gikomeye cyabayeho kuri aba bagabo, hari umwe utungwa agatoki wakaga ruswa mu byerekeranye no gutanga imirimo muri iriya diyoseze. Abantu batanga ubuhamya bavuga bati iriya diyoseze uramutse udatanze ka kitu kidogo, ubwo ni ruswa, ntibishoboka ko wabonayo imirimo. Icyo gihe narabivuze, abantu barahaguruka, ariko haza kuboneka ibaruwa Archbishop Rurambanda yandikiye umwe muri bo, ngira ngo ni Kabaragasa, aramwandikira ibaruwa n'abasomeye ahangaha, amubaza kugira ngo atange ibisobanuro ku muntu yari yimye amanota akayaha undi. Haza kuboneka kandi n'indi baruwa nabasomeye y'uburyo yireguye mu mafuti rwose bigaragara, ku buryo bariya bagabo ahubwo bakagombye kuba baboneka mu kote, aho umuntu yavuze ngo nararebye nsanga kohereza umuntu wa Compassion mu karere kamwe ngo kandi atariho avuka ngo bitazagenda neza. Bivuga ngo yafashe amanota y'uwo muntu ayaha undi uvuka muri ako karere, kugira ngo azajye kuyobora, azajye gukora muri Compassion yaho. Ikibazo narangije naribazaga ngo uyu muntu yaba yararenganuwe agahabwa amanota ye, agahabwa n'umwanya we? Icyo nticyasubijwe. Hanyuma se uyu muntu wakoze ibi ngibi we, ko ari ikosa rikomeye ririmo ibintu, kuki atakurikiranwe? Icyo ngicyo ntitwabonye icyo kivugwaho. Bivuga ngo rero bariya bagabo koko, ababatungaga intoki bavuga bati bariya bagabo ntabwo ari shyashya, hari n'abavugaga ko abari abakomisiyoneri aribo bashakiraga abakiriya iriya nzu, iriya hoteli ya Archbishop Mbanda n'ibindi nk'ibyo, no gukusanya ayo mafaranga y'utuntu ruswa. Ubundi ruswa ni icyaha, kandi mumenye ko ni icyaha gihanwa n'amategeko. Ikindi ni icyaha kidasaza. Bivuga ngo igihe gishobora kuzagera iyi ruswa yabonetse, yagaragaye hariya igashyira bamwe mu maboko atari ayabo. Reka tubitegereze. Gusa icyo mbona ngewe,
icyo mbona ngewe nk'umutangazamakuru nanjye nemerewe kugira icyo ntekereza, ni uko amaboko yashyize Bishop Sam Mugisha Mugiraneza nayo atari shyashya. Amaboko yamushyize muri gereza, yamushyirishije muri gereza, nayo si shyashya. Reka ne kuvuga ngo kuko kugeza n'ubu ngubu aracyari umwere kuko ntarahamwa n'icyaha, ariko nubwo nawe yaba atari shyashya kubera ko ari muri gereza hari ibyo ashyekwa, ariko bazarebe aya maboko yamushyirishije muri gereza nayo si shyashya. Ni nayo mpamvu navugaga ko aya mavugururwa niba areba Anglican Church, narebe Anglican Church yose hatarebwe umuntu umwe ngo aba ari we uba victim. Cyokora birashoboka kuko n'umugabo umwe muri Bibiliya yigeze igihe baciraga Yesu urubanza yaravuze ngo erega birashoboka ko umuntu umwe yapfira bose. Hari umugabo umwe wabivuze kandi w'umupagani pe, w'umupagani uri aho ngaho, ariko arabihanura arabivuga. Urupfu rwa Yesu narwo rwabayemo udutendo twinshi. Reka dutegereze urubanza ku itariki 16 z'ugutaha. Iki kiyasabwe n'ababuranyi ba Bishop Mugisha Mugiraneza cyuko Charles Kubwayo na Kabaragasa Jean Baptiste bazaboneka mu rukiko. Ubucamanza bwavuze buti turiherera, tuzareba niba ari ngombwa nabo bazaboneke muri uru rukiko. Reka tubitega amaso. Hagati aho ariko nk'uko ntajya nsoza nabivuze, umuryango wa Sam Mugisha Mugiraneza bihangane. Sam Mugisha Mugiraneza nawe aho ari mu buroko, nawe yihangane akomere. Nizere ko target cyangwa se ziri yo kubwiriza ubutumwa bwiza yayigendanye muri gereza, hanyuma naho hakazaboneka abihana bazaba abayoboke b'umwami wacu Yesu Kristo, hanyuma nabo bakazavuga bati twakijijwe kubera gufungwa k'umuntu w'Imana twari turi kumwe. Nshuti bakunzi bacu rero, ngibyo ngayo tuzakomeza tubagezeho izi update nk'uko zakabaye. Gusa abantu benshi basohotse bivovota bavuga bati ibi bintu bya Mugisha birimo akagambane, ibi bintu bya Bishop Mugisha ntibyumvikana, ibi bintu muzi ko mu kiganiro nakoze ubushize nababwiye ko impamvu abantu bakemanga uru rubanza cyangwa se iri fungwa, ariko uratekereza ko harimo umuntu wigeze kuba Archbishop wamwitangiye akavuga ati turatanga inshungu, ariko uyu muntu aburana ari hanze bikanga. Ntabwo byumvikana kuko yari yagaragaje icyizere. Ikigaragara kandi amakosa aregwa, kugira ngo umuntu abe yavuga ngo wenda ngo yatuma wenda atoroka, ariko ibyo ubwo urukiko rufite uko rwabibonye, nta wabijyaho imbizi. Ariko twebwe nk'abaturage hari igihe ubireba ukavuga uti ariko ibi bintu ko ndeba haba harimo ka gishegesha. Ngibyo rero nshuti bakunzi bacu, ngibyo ibyabereye mu rukiko uyu munsi nanone. Ariko nanone icyo nababwira kandi dukomeza kuvuga ni uko dutegereza umwanzuro w'urukiko n'uburyo abagabo bakomeza guterana ingingo, tukareba koko niba ibi bintu byazagera aheza, kubera ko buriya gereza ni ibintu bikomeye, ni ikintu gikomeye, ntabwo umuntu yayifuriza undi. Ikindi rero icyo twakurikizaho ni ukubabwira ngo nyamuna abakirisitu mutegereje Yesu, umukiza Yesu abane namwe, hanyuma abatamutegereje namwe kandi ni ibyanyu nawe. N'uyu munsi mwahinduka abantu be, abayoboke be. Ibyo ngibyo ntabwo ujya abijyamo imbizi. Komeza ukore subscribe kuri Rukizangabo Shami Official, umuryango wacu ukomeze kwiyongera. Komeza kandi utubere inkoramutima, urebe ibiganiro byacu, hanyuma unabisharinge abandi. Ubundi rero tuzakomeza tubagezeho ibiganiro nk'ibi. Ubundi rero mugire amahoro y'Imana. Rukizangabo Shami Official TV.